Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe mu Islam, ese wari uzi ko turi mu kwezi kwa Qur'ani? Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ati shahru Ramadan, ukwezi kwa Ramadani, alladhi unzila fihi al-Qur'an, niko kwezi kwamanutsemo igitabo gitagatifu aricyo Qur'an. Rero muvandimwe mu Islam, nakugira inama yuko wakegera Qur'ani cyane, wasoma Qur'ani cyane cyane, dore yuko turi mu kwezi kwa shahru ar-Ramadani. Yaba uri mu rugo soma Qur'ani, yaba uri mu kazi ima n'abakiriya bahari cyangwa se uri free, soma Qur'ani kubera yuko turi mu kwezi kwahariwe al-Qur'an al-Karim. Qala sallallahu alayhi wa sallama, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama iratubwira muri hadithi yayo ati اقرأوا القرآن، مصم قرآني، فإنه يأتي يوم القيامة، كبير يكو يا قرآن مريب سما يأتي يوم القيامة إزازة كموسي ويمروك شفيعا لأصحابه، أروم فجزي كريوا وندي ويسمي أبمني بتفسيري بصرنا يوكو شفيعا لأصحابه بمعنى أي لقارئه كريوا وندي وسمي إن قرآن. ريرو الصيام والقرآن شفيعان يوم القيامة لأصحابه، igisibo na Qur'ani bizavugira nyirabyo, bizavugira wa wundi wasibye kino gisibo cy'ukwezi kwa Ramadani. Iyo ubwo ni kino gisibo, naho Qur'ani nayo izaza ivugira nyirayo ku munsi w'imperuka, ariko wa wundi wayisomye. Rero Qur'ani sawa kanat qira'at min al-mushaf, ushobora gusoma Qur'ani yaba ureba muri Qur'ani cyangwa se ukayisoma bilhifdhi utareba. Ibyo byose ni ibice bibi ushobora gusoma mu Qur'ani, ushobora kuyisoma utayireba cyangwa se ukayisoma dhahir qalbi ani dhahir qalbi bimana alhifdhi, ukayisoma nanone urimo urayikura mu mutwe wawe. Ibyo byose nta kintu bitwaye. Bityo rero ni ngombwa yuko umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala muri kino gihe akwiye kwegera Qur'ani cyane, akayisoma cyane, kubera yuko twabonye ko Qur'ani izaza ku munsi w'imperuka ivugira nyirayo. Ndagira ngo turebere hamwe ino qissa ahadu salafu dukhul alayhi min as-sahaba, umwe mu beza batubanjirije yinjiye ahantu hari hateraniye abasahaba, wa huwa yabki, arimo ararira cyane. Wa qala lahu ba'd as-sahaba, umwe mu basahaba aramubaza ati afaqadta malak, ese kurimo urarira cyane wabuze umutungo wawe? Qala la, wa muntu arangije arababwira ati oya rwose. Qala, umusahaba arongera aramubaza ati amata ahadun min ahlik, ese hari umuntu wawe waba witabye Allah subhanahu wa ta'ala? Qala la, arangije aramusubiza ati hoya. Barangije wa musahaba aramubaza ati se noneho madha hasalaka, ese noneho niki cyakubayeho ko winjiye ahangaha urimo urarira? Qala, wa musahaba wari winjiye arangije aravuga ati wallahi annahu dhahaba alayya albariha, mukuri njyewe ndikurizwa nuko ijoro ryaraye rinciyeho ma qara'tu al-Qur'an al-Karim, nasomye Qur'an al-Karim. Iyi ngiyi ni iki ngiki ni igipimo cya imani kigaragaza yuko abatubanjirije beza iyo hacaga n'umunsi cyangwa se n'ijoro rimwe cyangwa se amanywa amwe badasomye Qur'ani byabateraga agahinda. Ngaho noneho byaba bimeze gute kuri wa muntu noneho umara iminsi n'iminsi adasoma Qur'an? Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri ba bantu bakunda Qur'ani kandi basoma Qur'ani cyane. Naho rero ikintu cya kabiri nshaka ko tuganiraho muri waruzi ko yacu uyu munsi ni hadithi imwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, aho itubwira ati thalathun min akhlaqi nubuwah, ibintu bitatu biri mu mico, ibintu bitatu byarangaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ikintu cya mbere rero ni ta'jilul iftar, nuko yihutishaga iftari. Umusaba bita Anas bin Malik radiyallahu anhu, Imana imwishimire, aratubwira ati ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ati ntabwo nigeze mbona intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qattun, n'umunsi wa rimwe, salla salatul maghribi, ajya gusari isala ya maghribi, hatta yuftiru, usibye yuko yabanzaga kugira ikintu ashira mu nda.
ubwo turavuga hano ngo yaba amazi cyangwa se amata cyangwa se itende. Ubwo bivuze ngo rero ba bantu bumva adhana bagahita bihutira kujya ku musigiti, ibi ngibi ntabwo biri muri sunna y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahubwo ikiri muri sunna nuko iyo wumvishije adhana wasibye, gerageza ushakishe niyo yaba amazi cyangwa se amata cyangwa se itende, kino gihe uzaba ukoze sunna y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rero umuco wa kabiri warangaga intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ta'khiru suhur, yakererezaga idaku. Hano hari abantu usanga bava gusara tarawih bagahita birira idaku, ntacyo bitwaye, ariko ibiri muri sunna y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ta'khiru suhur, ni ugukerereza idaku. Bityo kandi nimba twemera intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugomba gukurikiza imigenzo yose y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam ku bijyanye na n'idaku, intumwa sallallahu alaihi wasallam iratubwira ati tasahharu fa inna fi suhuri baraka, ati mujye murya idaku fa inna fi suhuri baraka, kubera yuko mu daku habamo baraka. Bityo rero gerageza ukerezeho idaku ho gatoya kugira ngo ubone n'ibihembo byo gukurikiza sunna y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naho icyanyuma cyarangaga umuco cyangwa se cyarangaga intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuko wa wad'u al-yamini ala ash-shimali fi as-salah, nuko iyo jyaga mu isala yashiraga ukuboko kw'iburyo hejuru y'imoso fi as-salah, mu isala. Rero ibi byose twari turimo turavuga ahangaha ni imico itatu yagiye iranga intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho twabonyemo ta'jil iftar, kwihutisha iftari. Icya kabiri wa ta'khiru suhur, no gutinza cyangwa se gukerereza idaku. Icyanyuma nuko twabonye yuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo yabaga igiye gusari yashiraga ukuboko kwayo kw'indyo hejuru y'imoso, icyo gihe ni mu isala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.